Nuriya mukozi boss namara kubona kari ushoboye akabona kari uzi gusasa neza, akamenya ko azi guteka kukurusha, akamenya ko azi gutera ipasi, uriya mukozi nusanga yahindutse mabuja ugahinduka umukozi, uzatangira uvuze induru ngo umugabo wanjye ngo ni ikirara, ngo yansimbuje abakozi, ngo hari ibintu bitubaho natwe ubwacu twabigizemo uruhare. Yinjiye mu cyumba agahenda kamwishe, aho kugira ngo wikosore uzi unamusabira imbabazi ku burangare bwaho, ugashoka ujya muri telefone ujya kureba ngo abantu yagize gute, ngo yavuganye nawe. Ese mada ubundi ugomba gutekereza ko umugabo yaguciye inyuma, ubundi wujuje inshingano zawe, mu gitondo ugaha umugabo ibye, nijoro agiye kuryama ugaha umugabo ibye. Uwo mugabo ubundi ntihajya gutekereza kujya mu bandi bagore, uwo mugongo yawukura he ufite, kuko yabonye ibyo akeneye. Ariko impamvu agenda areba n'abandi bamubwiye ngo urananiwe, ubundi munsi bamubwiye ngo urarwaye, ubundi munsi wagiye mu mihango, ubundi buriya nka buriya ubundi tuzajya gusura, ubundi ngenda ndajya muri salo guteka umusatsi wanyu duko. Mana ya madame, ntabwo wari umwanya wo kuvuga ibibazo, ni umwanya wo kwakira umugabo ukamubaza mbese ukeneye amazi yo kunywa, akubwira ati yego cyangwa hoya bitewe n'uko ari kwiyumva. Mbese ukeneye kujya muri dushe ukamutegurira amazi, mbese njye kukwakira mu cyumba cyangwa urabanza ku meza. Yego, niba birangiye muryame mu ruhuke, wimutera stress ngo arara atekereza nabi, aho kugira ngo atekereze imishinga izabateza imbere. Ahubwo ibyo biganiro rero, ibyo bibazo byawe ufite byose, igihe ukwiye kubivuga n'ikihe. Madame, mujye mumenya igihe cyo kuvuga ibibazo byanyu, mujye no mumenya n'igihe cyo kutabivuga. Ntabwo igihe cyose umuntu ahubuka akavuga. Hari igihe uvuga ibintu bitari bibi rwose, ariko bitewe n'umwanya ubivuzemo bikaguhindura icyaha, ugasanga umuntu umwongereye stress. Hari izo avanye ku kazi, hari izo yagize mu nshuti ze. Hari umuntu wadukubise story aravuga ngo ubundi ngo abagore ngo dufite inshingano ebyiri, ngo guturisha abagabo mu gihe basaze no kubasaza mu gihe batuye. Ese koko bikwiye kubihamye mu nshingano zawe? Wikwitana ba mwana, witegereza ko akubera mwiza, tera intambwe uhagarare mu nshingano yawe neza. Nadahagarara mu nshingano ye neza umubwira utari ko ahangaha ugize gute urabanga. Kandi ndizera ko umugabo wakoreye ibyo bintu navuze akananirana, uwo nguwo aba yarananiranye nta n'uwamushobora. Ariko nzi yuko utangiye kumubwira ibyabaye muri quartier, baje kwishyuza amazi, umutekano watejemo, ariko wabuze yuko nyir'inzu tugomba kumwishyura, nibwo akiza arananiwe, ntiwari wamuha n'amazi yo kunywa, nta n'ikirahure cy'amazi wari wamuha. Cyubahira abagabo mu buryo bwose. Umugabo rero yaranyandikiye arambwira ati rwose turagukunda cyane, turagukurikira ku nama nziza utanga no ku biganiro byiza utugezaho. Atari ku abagore muri no minsi ntabwo bakitubaha, ntabwo bagikora inshingano zabo. Nongeye kubasuhuza cyane, mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose bakunzi ba Sine Wacu TV. Ndabakunda cyane nkuko namwe mu nkunda mukangaragariza urukundo. Igihe mureba ibiganiro byanjye nakoze, mugakora commentaire, mugakora like, mugakora share, mugakora subscribe, munyeretse urukundo pe. Kandi biriya bintu nanjye biranyura bikankora ku mutima. Niyo mpamvu nanjye mfata umwanya wanjye ngira ngo mbaganirize, mbamarirungu. Rero mbahaye ikaze, ni karibu cyane. Imana ibaha umugisha aho muherereye hose ku isi hose, abantu bose babasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, yaba ari abarundi, yaba ari abanyarwanda, yaba ari abadiaspora bari mu mpande zose z'isi. Bahaye ikaze muri uyu mwanya kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Isine nk'ibisanzwe uyu munsi rero, uyu munsi ntusanzwe, tugiye kuganira. Mushize twaganiriye ku bamama bafite ibibazo byo kuba bari mu rugo, abagabo bakabamerera nabi. Ariko ndashimira umugabo wanyandikiye inbox akambwira ati ntabwo wowe ubizi ibyo uri kuvuga, ntabyo uzi. Kandi koko naje gusanga ntabyo nzi. Se koko abagore namwe mumereye nabi abagabo, ko abagabo nabo barekaramye?
uyu munsi ndashaka kuganira ku bagore bataye inshingano bumva inshingano zo mu rugo zitakibareba, batakicyubahira abagabo mu buryo bwose. Umugabo rero yaranyandikiye arambwira ati rwose turagukunda cyane, turagukurikira ku nama nziza utanga no ku biganiro byiza utugezaho, ariko abagore muri ino minsi ntabwo bakitubaha, ntabwo bagikora inshingano zabo, baduhariye abakozi ku buryo biteye ubwoba. Bikagira inkuru rero, arambwira ati ngewe umugore wanjye mva mu rugo mu gitondo nkamusiga muri salo ari kureba televiziyo, ari kureba filime, yambaye ikanzu y'ijoro, nagaruka nkasanga n'ubundi ntigeze ajya no muri dushe aracyambaye ya kanzu y'ijoro. Ibyo bintu bibaho se? Ati wambajije ngo amenya ngo ninjiye, numva biranshanze. Njya ku meza, ari umukozi unteguriye ameza, umukozi niwe winjyanira amazi muri dushe, ati umukozi niwe uhindura amashuka, umudamu yicaye muri salo. Baba we numva ubwoba buranyishe, ndavuga nti oya uri kumuharabika. Atahaha tuse namuharabika, si umugore wanjye nashatse, si mukunda. Ati wowe ntabwo bizi ibintu abagore bari gukora muri no minsi, kandi koko ntekereje numva namabara. None bagore nkunda nshuti zanjye, byaje kugenda gute ku buryo wicara muri salo umugabo ntumuhe ikaze yinjiye ananiwe avuye ku kazi, avuye guhaha, akarenda iyo yinjira mu nzu ntubimenye, akarenda iyo ajya umukozi ari umusukira amazi yo koga, akarenda ajya ku meza utamenye ko umugabo yagiye ku meza. Ubundi mu cyubahiro tugomba abagabo bacu, ubundi ni itegeko ko niba uri mu rugo umugabo mu gihe aje umuha ikaze, ukamwakira niba ari akabaga azanye, niba ari akamverope k'umugati azanye, niba ari ikoti icyuya cyamurenze, ukarimwakira ukamuha ikaze, ukamubaza ese wiriwe ute, umeze ute, se urabanza ujye muri dushe cyangwa urabanza ujye ku meza, bitewe n'uko yiyumva akakubwira. Noneho cyangwa ukamubaza se turabanza tujye mu cyumba tuganire y'amabanga. Hari n'igihe aza gukumbuye kamembe, yumva akeneye, hari ibintu byinshi yaba yahuye nabyo hanze. Aha hari abagore beza baba bambaye ubusa, abakobwa beza, ari igihe baba bashobora no kuba bamuteye no gutekereza cyane, akavuga ati ngewe ibyo bintu sinabikora, ndi umukristo cyangwa se ndiyubaha, reka ntahe njye kuruhukira mu rugo rwanjye, cyangwa madamu arahari mu rugo. Yarangiza rero akaza nyiramama wanjye yibereye aho ngaho, ni marangare, ntaziriva ntazirizima, yakira umugabo ngo amuhe ikaze. Ubundi uba ugomba kumubaza uti urabanza ujye ku meza mu gihe avuye muri dushe, mu gihe wamwakiriye ibyo afite, niba ari ibagi irimo mashine, niba ari akamverope karimo umugati w'abana, niba ari umwenda yari yambaye, ukabimwakira. Warangiza ukamutegurira amazi akajya muri dushe. Iyo avuye muri dushe uramubwira uti se mugabo wanjye ninjye ukeneye cyane cyangwa urashonje, tubanze tujye ku meza. Mu cyubahiro agomba biga n'umugabo, nubwo byitwa ngo haje uburinganire, ntabwo uburinganire bukuraho inshingano z'umugore ku mugabo we, nta nubwo zikuraho inshingano z'umugabo ku mugore we. None madamu, ni iki cyakumaze ubwoba gituma umugabo aza mu rugo ntumenye ko yahageze, gituma umugabo ajya ku meza wenyine utamuganirije ngo umenye uko yiriwe, umenye uko yiyumva, niba ari wowe wakeneye cyane ujye kumuha ibye. N'inshingano yawe kumenya niba umugabo agukeneye cyane, ukagenda ukabanza ukamwakira mu cyumba muganira, ukamumara stress yirirwanye. Biriya bintu ubushakashatsi bwagaragaje ko bimara stress, bituma umuntu aruhuka. Niba umuntu ananiwe rero akumva niba ashaka kuruhukira, muhe ikaze, umubaze uti ni njyewe ukeneye imbere y'ibindi. Nakubwira ati hoya ndashonje, umuhe ikaze ku meza, umufungurire ibisorori niba mwaragiriwe amahirwe kuba mubifite, umwarurire, umuhekeya. Nicyo bivuze kuba umugore. Kuba umugore ni nyine abasilamu nibo bavuga ngo umugore ni ituze ku mugabo, ni amahoro. None uraho ngaho uricaye, umukozi niwe utegurira ameza umugabo, umukozi niwe ujyana amazi muri dushe, umukozi niwe uhanagura inkweto za bosi, umukozi niwe arakubaza ati se ya pantaro yanjye isa gutya, niko agira na zarire ipantaro papa naka,
none uriya mukozi boss namara kubona kari ushoboye akabona kari uzi gusasa neza, akamenya ko azi guteka kukurusha, akamenya ko azi gutera ipasi, uriya mukozi nusanga yahindutse mabuja ugahinduka umukozi, uzatangira uvuze induru ngo umugabo wanjye ngo ni ikirara, ngo yansimbuje abakozi, ngo hari ibintu bitubaho natwe ubwacu twabigizemo uruhare. Badamu, nshuti zanjye, ndabagira inama kandi mbifuriza kubaka pe. Hari igihe ugerageza byose bikanga, ariko icyo nakubwira ko ari uruhare rwawe, ukora inshingano yawe. Ntabwo umukozi yaje iwawe kugira ngo wite ku mugabo, yaje kugufasha, yaje kukubera inyunganizi kugira ngo inshingano zawe zuzure neza, utaza kujya gutanga gahunda ngo ube wananiwe kuko wagiye mu byombo, wagiye gufura. Umukozi agufasha ibyo bintu, ariko nawe usasa icyumba cya bose, ugikorope igihumure, ugitegure neza, azasanga usa neza. Niba wiriwe mu rugo, niba umwana ajyanye mu kazi, kirazira ko umugabo mujyana mu kazi ngo mwinjirane mu cyumba. Uba ugomba kwinjira mu cyumba bwa mbere na mbere, ukabanza ukamenya ko, ukibaza ese ko twagiye mu gitondo twese twihuta ku bw'akazi, icyumba kimeze giti? Ukabanza ugategura icyumba, ukabona kumuha ikaze. None inshingano twaraziretse, abagabo barababaye hanze, bari kurekarama, bampamagaye, bari kumpamagara, abandi bari kunyandikira WhatsApp yanjye yuzuye ama message. Abagabo barira bati wowe nta makuru ufite, ata bagore birirwa mu ngo uri kuvuga. Ariko ni gute umugabo yagera habwira umugore ngo ntacyo amaze? None se reka nkubwire, niba atagiye ku kazi ngo yinjize, akaba atiriwe mu rugo ngo yakire umugabo mu nshingano ze, uwo mugabo wagiye kwinjiza amwakira, amubera ituze, amubera amahoro, amubera aharuhukira, agasanga umuntu nta na kimwe yitayeho, ahubwo akaguru akageretse ku kandi ari kureba filime, cyangwa yibereye kuri TikTok ari gupostinga umwanya ku wundi. Umwana ntazi ngo yanyweye amata, n'ubundi umwana ari kurerwa n'umuntu runaka ntashatse kuvuga izina kubwo kugira ngo ntagire uwo komeretsa. Urumva, agasanga ni uri kumubwira nakajya guhindura pampa y'umwana, kandi uri mu rugo nta kazi ufite, nakajya kuzana amata y'umwana, nakajya gutera ipasi y'umugabo, nakategura ameza bose ari hafi kuza. Ese nyina naka ibiryo byahiye, my goodness. Ubundi kirazira kikaziririza, niba uri mu rugo ko umugabo yarya ibiryo umukozi yatetse, ndabahari. Cyakora cyo mu gihe wagiye mu kazi, mukamuri butahire rimwe nijoro, murabyihangana kuko ntuhari. Ariko niba uhari, kirazira kugira ngo ugaburire umugabo ibiryo byatetswe n'umukozi utari uri umugore we yashatse. Ntabwo bibaho ibyo bintu, ni amahano. Ese ukora iki? Ntabwo uzi guteka, washatse utiteguye. Ubu rero ngo kubera ngo uburinganire bwaje, nta mugabo ukivuga, cyane ko n'abagabo badakunda kuvuga, bagapfiramo, bakihangana. Yenda akabikubwira rimwe kabiri, akabona ntubyitayeho, ugatera hejuru, ukavuga ati yeee nawe urimo kungora. None akugora gute? Wiwe yagiye guhaha akazana ihaho, ko atakubwira ko wamuvuga. Ni inshingano zawe kwita ku mugabo wawe, kwita ku isuku yo mu rugo, ukita ku byo kurya. Ibaze ko umugabo yicara ku meza, mwese mukamenya yuko ibiryo birimo umunyu mwinshi, ari uko mukojeje ifoke, utabanje kumva yuko harimo n'umunyu ngo byibura wiyeranje, reba ukuntu uhindura muri iyo minota mikeya boss yo kurya umunyu mwinshi. Abagabo ni abantu bo kubahwa, ni abantu bo kubahwa, kandi umugabo wahaye icyubahiro nawe ubwe yuzuza inshingano neza. Ikindi ntabwo ashobora kugucika. Noneho rero ngo mwaranabazengereje, araza aho igihe uhugukiye uvuye muri ibyo byose, yinjiye mu cyumba agahinda kamwishe, aho kugira ngo wikosore uze unamusabire imbabazi ku burangare bwaho, ugashoboka kujya muri telefone ujya kureba ngo abantu yagize gute, ngo yavuganye nawe. Ese mada, ubundi ugomba gutekereza ko umugabo yaguciye inyuma, ubundi wujuje inshingano zawe. Mu gitondo ugaha umugabo ibye, nijoro agiye kuryama ugaha umugabo ibye. Uwo mugabo ubundi ntajya gutekereza kujya mu bandi bagore, uwo mugongo yawukura he?
impamvu nyine atekereza kujya mu bandi bagore ni uko utageze gukora inshingano zawe kuko zigize gute zikwiye, wagize uburangare. Kuko umugabo wabonye sexe kuko bikwiye ntabwo yabona umwanya wo kujya mu bandi bagore, kuko uwo mugongo ntabwo ugize gute ntawo afite. Ariko kubera yuko ufite uburangare, ibintu byose araza yagukoraho, ndananiwe, ndarwaye, simeze neza. Hanze aha hari abagore biteguye kumuha ibyo akeneye, hanze aha hari abakobwa biteguye kumuha ibyo akeneye. Nabajyamo rero uzatangira usakuze ngo waciye inyuma, umugabo wanjye ni ikirara. Ese wakoze ibikwiye mu nshingano yawe, umugabo aguca inyuma? Icyo gihe bwaba ari uburwayi ujya kumuvuza, ntabwo bwaba ari ubuzima. Kuko umugabo uri normale iyo yabonye imibonano y'ijoro akayibona mu gitondo, abyuka ari fresh, atekereza neza, akajya mu kazi, nta bindi bintu abatekereza, nta nubwo yabona n'undi ngamura rikiri, ntarara afite kuko yabonye ibyo akeneye. Ariko impamvu agenda areba n'abandi, bamubwiye ngo urananiwe, ubundi munsi bamubwiye ngo urarwaye, ubundi munsi wagiye mu mihango. Umugabo ni umuntu utabasha kwihangana kwiyongera amadamu. Niyo mpamvu nkwihanije, niyo mpamvu nkwihanije. Ndavuze ngo wite ku mugabo, wite ku nshingano zawe, uha umugabo ibye mu buryo bwose. Kandi ikindi kintu ushaka kubahana, hari umugore utagiye muri filime rwose, yabonye umugabo akamwakira, akamuha ikaze, ariko iryo kaze umuhaye ni bwoko ki? Utangiye kumubwira ibyabaye muri karitsiye, baje kwishyuza amazi, umutekano watejemo, ariko wari uzi yuko nyir'inzu tugomba kumwishyura. Nibwo akiza arananiwe, ntiwari wamuha n'amazi yo kunywa, nta n'ikirahure cy'amazi wari wamuha, nta nubwo yari yicaranga anatekereze neza. Ariko wari uzi ko ukwezi ko kwishyura inzu kwageze, minerivare ku ishuri uzi ko batwandikiye ababyeyi yaje. None se ubundi uzi yuko amafaranga yo kwishyura umutekano nawe igihe cyageze? Ese ubundi buriya ubundi tuzajya gusura mu bundi ndajya muri salo gutega umusatsi wanyu duko. Mana ya madamu, ntabwo wari umwanya wo kuvuga ibibazo, ni umwanya wo kwakira umugabo ukamubaza mbese ukeneye amazi yo kunywa, akubwira ati yego cyangwa hoya bitewe n'uko ari kwiyumva. Mbese ukeneye kujya muri dushe ukamutegurira amazi, mbese njye kukwakira mu cyumba cyangwa urabanza ku meza? Yego. Niba birangiye muryame mu ruhuke, wimutera stress ngo arara atekereza nabi, aho kugira ngo atekereze imishinga izabateza imbere. Ahubwo ibyo biganiro rero, ibyo bibazo byawe ufite byose, igihe ukwiye kubivuga ni ikihe? Igihe mu gitondo mwicuye ukamubwira mwaramutse sheri, nawe akakubwira ati mwaramutse, urumva umeze gute? Mukabanza mukaganira, mugakora n'amabanga ya mu gitondo y'abashakanye. Umugabo akumva araruhutse, akumva gufitiye ibi neza neza. Warangiza ukamubwira ati ariko rero ku ishuri ry'umwana bohereje babyeyi, nuko nimugoroba nabonaga unaniwe nkanga kwikwakiriza, n'uw'umutekano nawe yaje kutwishyuza. Ikindi dore n'imisatsi yanjye ntimeze neza, niba hari ukuntu umeze wamfasha. Urumva icyo gihe kuko aba yanezerewe, wamwakiriye muri byose, abona wahagaze mu nshingano zawe. Iyo afite ubushobozi arakubwira ati genda urebe hariya muri rakote harimo amafaranga, ushyire umutekano, ntibazongere kuza kugira gute, cyangwa se tuzishyura, ndaca kuri banki nimugoroba nishyure school fees y'abana, cyangwa se ndaza kukubwira ningera ku kazi nkabona amafaranga ndakohereza kuri momo ujye muri salo gukora iki, imisatsi. Madamu, mujye mumenya igihe cyo kuvuga ibibazo byanyu, mujye no mumenya n'igihe cyo kutabivuga. Ntabwo igihe cyose umuntu ahubuka akavuga. Hari igihe uvuga ibintu bitari bibi rwose, ariko bitewe n'umwanya ubivuzemo bikaguhindurikira icyaha, ugasanga umuntu umwongereye stress. Hari izo avanye ku kazi, hari izo yagize mu nshuti ze, nawe nkaho wamubereye ituze. Hari umuntu wadukubise story aravuga ngo ubundi ngo abagore ngo dufite inshingano ebyiri, ngo guturisha abagabo mu gihe basaze no kubasaza mu gihe batuye. Ese koko bikwiye kubihame? Mwareka tugahindura, noneho tukababera ituze buri gihe cyose, ntitubasaze ahubwo tukababera ituze. Noneho tukagerageza mu ruhande rwacu, tugahagarara mu ruhande rwacu, tukavuga ngo tugiye kubaka ingo zacu uko bishoboka byose kose. Imana idushyigikire,
ntibyakwanga bikanga nta ruhare twabigizemo, nta n'inkombanga dufite ku mutima, kuko hari igihe urugo rwanga nawe rugizemo uruhare, wazagera mu kindi gihe ukicuza ukavuga ati hariya hantu nararangaye. Mwareka tukareka kwicuza tugahagarara mu nshingano zacu. Twamara guhagarara mu nshingano zacu ahubwo tugasigara dutegereje ibishobora kuva mu inyungu zivuye mu byo twakoze. Rero nshuti zanjye, uyu munsi ndabinginze twikosore. Abadamu byajyaga bibaho bakagira uburangare, yaba ari abirirwa mu rugo agasanga ntimwoze, muranuka gahuye, mwambaye nabi, ntimwateguye icyumba, nta kwakira umugabo n'ikaze. Ibyo bintu mureke twikosora abagabo, turebe icyo bazaturega. Kandi namwe muvanye mu kazi, ihutire mu cyumba ujye kureba ko ibintu bimeze neza. Uhita wihutira mu gikoni urebe yuko ibintu bitetse neza. Niba byanatetse ihutire mu masorori, ugende wumve ko umunyu uringaniye ari uwo cyangwa bikwiye kugira gute. Hari n'igihe usanga ibiryo byashiriye, ugahita ukaba wamuganiriza utundi tuntu, mugahita mushaka utundi tuntu mucapurisha ako kanya, umugabo ntamenye ko ibyo byagize gute byashiririye. Rero nshuti zanjye, ndagira ngo dufatanye twubake imiryango izira amakimbirane, izira intonganya, ahubwo imiryango yuzuye urukundo n'amahoro, kugira ngo tugire isi inezerewe, twubake isi tuyigire nziza kuruta uko twayisanze. Nibyo ndi kubifuriza, kandi Imana idushyigikire, munyumve neza. Ntabwo ari ukubatuka cyangwa kubabwira nabi, ahubwo no kugira ngo tugire ibyo dukosora, kugira ngo tugire ibyo twubaka byiza, twubake imiryango myiza, no kugira ngo tujye gucya ngo ingo zasenyutse, kumva ingo nziza zibanye neza. Birakwiye ko n'ingo nziza zikwiye kugira gute kubaho, zizaba nziza. Rero nabigizemo uruhare, nawe wagize gute wabigizemo uruhare, uhagaze mu nshingano zawe. Wikwitana ba mwana, witegereza ko akubera mwiza. Tera intambwe, uhagarare mu nshingano yawe neza. Nadahagarara mu nshingano ye neza, umubwira uti ariko ahangaha ugize gute urabana. Kandi ndizera ko umugabo wakoreye ibyo bintu navuze akananirana, uwo nguwo aba yarananiranye, nta n'uwamushobora. Ariko nzi yuko nubihagararamo neza, hari abagabo bazagaruka ku murongo bakagusaba imbabazi, bakavuga ati madamu niwe nkunda ku isi, niyo yabara guciye inyuma, kandi urugo rukazubakika. Imana ibahe umugisha. Bye.